cyaburi Burundi kafite uwo mugambi kugira ngo Bunyoni wari kumukorera nk'ibyo ntibyari gukunda kandi aferi kabari bagiranye. So ni ukuvuga ngo hari amakuru amwe mfite mwisi hano atembera hano mwisi burya tugendana amakuru menshi. Hari amakuru amwe urupfu rw'umuntu wigeze kubamo polemique zijya gusa nk'izi z'uyu mugabo, ariko umuntu azaho bicomekeye aranyegera amukuri kurwo rupfu. Urumva kandi rero ko kuvuga ngo nta perereza rihambaye tubona uyu munsi, ahubwo perezida Ndayishimiye yambitse ubusa ubutegetsi bwiwe yuko buhuzagurika mu gupfa kuvuga ibyo wabonye bwose, kugeza ku rwego igisirikare kizima kiyita ngo ni professionnel kivuga ngo Kambazi yatwiswe n'amashanyarazi, nta mashanyarazi haba. Buriya General Muzima uvugira ingabo ati insinga z'amashanyarazi. Urumva ariko se guki wumva ko Never wavugishije ukuri wenda n'urugero katubifata uko nuko atari Never gusa yaba uriya mu kapiteni uba mu Bubiligi. Urumva wahoze muri Exfab yavuze ko nta ngabo nta muriro uba muri kiriya kigo, sibyo? No kuvuga ngo mbere yuko Never avuga ibi n'abandi bagiye bavuga byinshi ko nta mashanyarazi aba muri ubwo bubiko. Siwe wenyine rero ntago ari ikintu yadukanye, yewe nta na breaking yakoze. Yego Bisanzwe bizi ko nta mashanyarazi yabaga hariye. Abyiyemeje nkande nka president. None se iyo ukora hypothèse y'ikintu cyaba cyateye ikintu, uhera kuri hypothèse ifite probability ku rugero rwa 0. Oya no kuvigaragaza igisirikare cyawe karaba koroshari bari aho ngaho nabo bavuga ibintu babonye byose, buriya babuze ikindi kintu bavuga. Gusa nawe nta gisubizo yatanze. Yaravuze nk'imbaho zishobora guforotana gutya ngo zikabyara umuriro, zikabyara amasa amabogisi apakiyemo ibibombe abarimo wakirana cyangwa barimo akaresanya akorana karese ku buryo bavuga ngo agabanya ikizere rubanda citizens bagombye kuba bafitiye ubutegetsi. Ubwo no kuvuga ngo ikizakivuga cyose bati ntimwa nukureka nkubwire iriya turika ya Kambaze Musaga nurukoza soni kuri CNDD nubwo irimo kurembera. Urumva ariko ubundi nurukoza soni ruri kumukiya kumurizo wayo bazagendana batisha ibintu biraho ngaho wananiwe gusobanura banakubwira compensation ugasakuza. Buriya ijambo Ndayishimiye yavuze rihita risobanura neza impamvu umuturage agomba gusaba impozamarira, kuko kuba batazi cyabitwitse ni bwa burangare, kandi uburangare butanga impozamarira ku muturage wa leta yabitazi ikintu inzu ye yasenyutse, wa leta yabitazi ikintu cyateye inkongi kandi cyo kinishinzwe. Buriya Gaspard Baratuza nta kintu kiri mu Burundi atazi cya gisirikare. Yarize ni umuntu ukomeye nawe ari amakuru yari afite yo muri Kambazi. Ugomba nk'umugabo kuri kirenga gukerea hypothèse itazaza mambigiti abaturage bakayizera, perezida bikamwohera kuyisobanura, none agiye kuri mikoro agiye kuyivuguruza. Ubundi ubwo bwabyo ni ikibazo gikomeye kuri perezida. Aravuga ati nta bantu mfite hane nyuma, ntimushobora no kwiga kuri hypothèse yatuma itanshyira mu bibazo kugeza umunyamakuru wayagayimbaza nkabura icyo musubiza, kuko nta ntego perezida afite yo gusebya igisirikare cye, ahubwo nawe yashakishije araheba pe. Urumva ibaze yo kwicarana abagabo n'abagore amanyenyeri atatse ingunugu badashobora korohereza perezida gukerea hypothèse izatuma nawe yoroherwa mu gusobanurira abaturage. Byubakiye ku izina ryande rya Kampayana. No kuvuga ngo ubu mu Burundi umuntu yagiye kujya yicara nakubaze nk'una kumva urimo kumubeshya avuga ati sha urimo kubaratuza. Ubu no kuvuga ngo kubaratuza no kubeshya nk'abaratuza ukabeshya imbaga abaturage n'umuryango mpuzamahanga bazabimugira inkuru bati uratubaratuje karabaye. Ibaze abantu bagira isoni, ingabo zicaye hamwe abajenero kuri kesi nk'iriye sha ntimugaragaze professionalism mugahita muhera kuyoroshye abaturage wabifatira bakumva y'amashanyarazi mudahereye kwikomeye iri impe technique et tactique cyane buri kimwe cyose. Ni ikigaragaza urwego rw'igisirikare cyabo bariho. Ariko nabonye benshi baravuze ati Ndayishimiye nawe ntiyari kuvuguruza uriya mugabo Baratuza. Ati nabonye rwose bitekereza rwose atakabavuguruje Baratuza kabisa ate akaba amushyize ku karubanda. Nza ati mwitwike ibibunda by'ababirigi birimo bihiremo, ubwo no kuvuga ko nawe ari coupable habirimo nawe mu batwitsira nkambi Ndayishimiye arimo, ahubwo yibaza ukuntu bagiye kubeshya ibintu bitarimo. Uzi impamvu yatabamo abarafunze benshi muri abo bajenero none nta mpinduka yabaye. Ariko twavuze ko hari abantu bafunzwe. Oya ndavuga mu bajenero nanjye nongeyeho ngo abajenero. Urumva Yego wafunga kaporari kubera biriya yes ndangiri bahita wikiza n'abandi bose bakekaga nabo beshyirana wese mukagenda nyine abantu bakavuga ati ariko bikiba. Ubwo no mateka ni nakuya kera ubuyobozi bw'ingabo bose kuko perezida akunda abaturage yahise abuhindura.
n'ubutaha none burategereje igihe azabakuburiramo ariko barabitwikanye niyo mpamvu bamubwira bati kutwirukanye kandi twarabitwikanye twaragiriye abarundi babivuga bageze hanze bati niba waduha instruction ako byose se si bimwe icyongereza igifaransa barabyibye buriya babyiba babirye na Tshisekedi barabinkiba barangije batwikamo busa gusa ngo batwitse ibikoresho buri wabikongeje ahise yiruka cyangwa n'uri bariya bakomeretse batatu b'abasirikare ariko nk'abariya inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. nka ministre wowe itangazamakuru gusumangamanga ngo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo izo prominence nazo urazireba urumva kuba ministre w'itangazamakuru mu Burundi bisobanuye iki wamara kumenya icyo bisobanuye ukavuga uti uyu muntu koko yavamo kagarara ministre w'itangazamakuru yahirika leta ministre w'itangazamakuru yahungabanya icyama ministre w'itangazamakuru yagira gute ku buryo bivamo ikintu cy'urupfu ubuse Bunyoni washatse guhirika butegetsi bikavugwa bikanavuga ko ari igihugu cyo hanze cyaburiye Burundi kafite uwo mugambi ugira ngo Bunyoni wari kumukorera nk'ibyo ntibyari gukunda kandi aferi kabari bagiranye. So ni ukuvuga ngo hari amakuru amwe mfite mwisi hano atembera hano mwisi bujya tugendana amakuru menshi. Hari amakuru amwe urupfu rw'umuntu wigeze kubamo polemique zijya gusa nk'izi z'uyu mugabo ariko umuntu azaho bicomekeye aranyegera amakuru kurwo rupfu urumva ndavuga nti burya igihe tuvuga ibintu kuko tugomba kubivuga gutyo nyine turi abantu ariko tutazana bicomekeye. Sandri umuntu akaba yavuga ati kana kaziza abadede sibyo wajya gushakamo amakuru ugasanga nta na 0.5 y'ikiri yo budede urimo mu rupfu rw'uwo ngo bano ministre afite n'amadiru banakoze Sandri banazira agiye muri ibyo bihuru kujya kudiringa n'ama petrol ngacururizwa muri yo quartier muri kimwe cyose aba petrol yagize gute bakamuhitana nabo. When you are a minister n'ubundi ubukiri muri societe ntibikuraho umuntu mwiganye ukamuhemukira ntibikuraho wigambye ngo ndakuzamukanyesha ntibikuraho uwatwari ikibanza ntibitweho ko ari iki n'iki urumva ntibinakuraho kuba mu nzego zirwanya ubutegetsi zikorera hanze y'u Burundi zishobora kuguhitana kugira ngo icyo cyasha kije kuri leta. No kuvuga ngo icyo cyose kuvuga hanga hypothèse zose genda zumva ndanazemera ariko kandi nabo bajya mu izindi hypothèse zitari z'umuntu atekereza sibyo. So byose birashoboka ubwo bishoboka n'uri ntabwo turi nk'abantu babashinjacyaha ntabwo turi abaprocureur ariko Bugaga ntabwo Sandri we ntabwo umenye ahapiriye nukuri umuntu umenyekanye ariko mu Burundi ngo yarazwi hagati aho azwi gute azwiho iki uhengeye n'abarundi babimbwiye nta barundi nyine baramuzi biganye bagize gute Bugaga afite aya mateka mu Burundi ntayo ntabwo si n'umugabo wacangacanze mu ministeri ngo uvuga ngo kuko ujye ubona nko mu ministeri ujye uva muri ministeri akajagajaga nk'enye cyangwa eshatu sibyo yego Bugaga izina rya Burundi amakuru y'u Burundi umuntu uvuga ko umuntu wavuga ko ntayakurikirana yambeshye ntaho muzi sinari nazi ko banamugira banagira ministeri w'itangazamakuru urumva yego simbizi kuba ntazi ikintu ntibivuze ko atagize sigiye ubyemeza ariko simuzi nta azwihe byahe byo kajya urumva yego. So Imana imuhuru kudashira uwapfuye havugwa byinshi ariko by'ukuri impamvu nkubwiye story mu kanya ntaga abantu bose bazajya bapfa mu leta ngo bishwe n'amareta tujye tunamenya kuki ahubwo bageze ku rwego bariho kandi babigizwe nayo mareta tukubona kwishyuza amareta impfu z'abantu tutarababajije ukuzamuka kwabo. Until today icyo ndeba nuko Palmares cyangwa se background ya Bugaga harimo kuba ari ministre ku ngoma ya CNDD-FDD kuza kumwe ngo yamwishe yari yamugize ministre n'ubundi ifite ibindi yamukandisha n'izindi nzugi yagene ivuga ishyira mu rutoki bagakanda kubinyemeza biri bugorane nubwo bidakuraho yuko bishoboka akantu rero ko kuvuga ngo nta perereza rihambaye tubona uyu munsi
ahubwo perezida Ndayishimiye yambitse ubusa ubutegetsi bwiwe yuko buhuzagurika mu gupfa kuvuga ibyo babonye bwose kugeza ku rwego igisirikare kizima kiyita ngo ni professionnel kivuga ngo Kambazi yatwiswe n'amashanyarazi nta mashanyarazi haba buriya biyambitse ubusa barigaragaza noneho ubwo ikintu bibyara uturipoti twose tugenda dukurikira abaturage baduca amazi bati no muri Kambazi mwatubwiye nta mashanyarazi haba navugaga yarapfuye mutubwira ibingibi kandi yarapfiriye ahantu mu ishyamba niki burya credibility hano mu Rwanda hari report igihaba RGB nyiraho niyi ikora ubonamo aga component kuko abaturage babizera ubuyobozi nicyo bakorera nditanga urugero mu Rwanda bwo n'umuntu bafite ibindi bakora so hari igero ubutegetsi bwira nk'abesikoro ku buryo bugenda butakaza icyizere mu buryo perception mu buryo iyo perception y'uburyo umuturage abona ubutegetsi kubera utuntu nk'utwo ngutwo twambigite general muzima uvugira ingabo ati insinga z'amashanyarazi urumva ariko se guki wumva ko Neva ari wavugishije ukuri wenda n'urugero katubifata uko nuko atari Neva gusa yaba uriya mu kapiteni uba mu Bubiligi urumva wahoze muri Exfab yavuze ko nta ngabo nta muriro uba muri kiriya kigo sibyo no kuvuga ngo mbere yuko Neva avuga ibi n'abandi bagiye bavuga byinshi ko nta mashanyarazi aba muri ubwo bubiko siwe wenyine ntago ari ikintu yadukanye yo nta na breaking yakoze yego bisanzwe bizi ko nta mashanyarazi yabaga hariye abyiyemereje nkande nka president none se iyo ukora hypothèse y'ikintu cyaba cyateye ikintu uhera kuri hypothèse ifite probability ku rugero rwa 0 oya no kubigaragaza igisirikare cyawe karaba koroshari bari aho ngaho nabo bavuga ibintu babonye byose buriya babuze ikindi kintu bavuga gusa nawe nta gisubizo yatanze yaravuze ngo imbaho zishobora guforotana gutya ngo zikabyara umuriro zikabyara amasa amabogisi apakiyemo ibibombe abarimo wakirana cyangwa barimo akaresanya akorana karese ku buryo wavuga ngo ngagiye gushya ngagiye kugira gute aho ni hahande ibivugirwa mu Burundi kubera gutanga ama hypothèse arifo nkayo ngayo arifo ose nkayo ngayo nicyo gituma nukeka ibina zabikeka uwakudeta zavivura ati biri probable urumva kuko muri hypothèse zawe za enquête ntabwo wagaragaje hypothèse iri probable ngo probabilité zirwanire mu kirere ariko kandi bikanagabanya ikizere rubanda citizens bagombye kuba bafitiye ubutegetsi ubwo no kuvuga ngo ikizakivuga cyose bati ntimwa nukureka nkubwire iriya turika ya Kambaze Musaga nurukoza soni kuri Senate defite nubwo irimo kurembera urumva ariko ubundi nurukoza soni ruri kumukiya kumurizo wayo bazagendana batisha twari dufite ubutegetsi bw'akandaye n'akagaratete abaturage barashya kumusaga bati nta mashanyarazi atanahaba umuyaga nkuba akamuyaga nkuba wiki uriya muri Yesu uva ku nkuba urumva amashanyarazi buriya no kuvuga ngo bwishyizeho icyasha igisuzuguriro buzagenda kuko gupfusha abaturage ku bintu biri aho ngaho wananiwe gusobanura banakubwira compensation ugasakuza buriya ijambo Ndayishimiye yavuze rihita risobanura neza impamvu umuturage agomba gusaba impozamarira kuko kuba batazi icyabitwitse ni bwa burangare kandi uburangare butanga impozamarira ku muturage wa leta yabitazi ikintu inzu ye yasenyutse wa leta yabitazi ikintu cyateye inkongi kandi cyo kinishinzwe uriya Gaspard Baratuza nta kintu kiri mu Burundi atazi cya gisirikare yarize ni umuntu ukomeye nawe ari amakuru yari afite yo muri Kambazi ahubwo abadede baracyakoresha ibintu birari kayike nta n'inama bakoze umubanza barahamagara ngo mbeshye ikisha vuga umuriro mbeshye iki nawe ubwo tubaye batatu reka ngivuge barabigeze bicara hamwe barareba bati dushakisha hypothèse nk'abatekinisiye ubutasi buricara eta major iricara G4 iricara G4 niyoboye iriya Kambazi abashinzwe ububitsi G4 kugira ngo nibavuga ku by'umuriro by'amashanyarazi bivuga iti nta mashanyarazi yabaga hariye urabona nyine ko n'abantu nka batatu bane batanu bicaye bakumvikana ibintu kuko iyo haza kuba arimo izo mbaga zose bireba hari ari kuvuguruza ko nta mashanyarazi haba kugira ngo bahuze na perezida nibyo nakubwiye ngo iriya kesi zakandisha benshi nese ugira ngo buriya Baratuza yazamutse muri garade buriya perezida amubonamo nk'umuntu uri aho ngaho nanjye bavuga ngo Pumbafu ari kubona abantu umuntu ukomeye abamubonamo nk'umuntu nyine watinyutse gukereye ikintu muri communication kizamusaba kuvuguruza nyuma kandi ugomba nk'umuntu nk'umugabo kuri kirenga gukerera hypothèse itazazama mbigiti abaturage bakayizera perezida bikamwohera kuyisobanura none agiye kuri mikoro agiye kuyivuguruza ubundi ubwo bwabyo ni ikibazo gikomeye kuri perezida aravuga ati nta bantu mfite hano inyuma ntimushobora no kwiga kuri hypothèse yatuma itanshyira mu bibazo kugeza umunyamakuru wayaga yimbaza nkabura icyo musubiza kuko nta ntego perezida afite yo gusebya igisirikare cye ahubwo nawe yashakishije araheba pe urumva ibaze rero kwicarana abagabo n'abagore amamanyenyeri atatse intugu
badashobora korohereza perezida gukereya hypothèse izatuma nawe yoroherwa mu gusobanurira abaturage. Abadede bamaze imyaka 20 bafite igisirikare ntibaracyubaka kugera ku rwego bashobora no guklarifiya insida yabaye ku myaka 20 ngo muri professionnel kandi baratuza no kuvuga ngo ni ba professionnel. Professionnalisme ni nisobanura incident yabaye ikayihuza na contexte y'ibyo abaturage bashobora kumva nicyo bita communication. None irako ubuse yaciye nk'ahantu abafite isoni nk'iz'umugabo ngo y'igikoma cy'abana ubu baramureba hano mu Rwanda hahoze umunyamakuru bitaga Flora Kampayana yayoboraga renfort y'ibyumba urumva umutarangira ngo cyangwa ibyumba. Kampayana muri 1994 yakoraga Radio Rwanda kugeza ubwo ikinyoma cye uko yari reportingaga amakuru y'urugamba rwa FPR Inkotanyi na leta Habyarimana ibinyoma yashiragamo byaje kugira abagabo bicarana mu kabari akavuga ngo sha ngicyo ni gifororena nteye kabisa dani gufororena kwari ukubeshya byubakiye ku izina ryande rya Kampayana. No kuvuga ngo ubu mu Burundi umuntu yagiye kujya yicara nakubaze nk'una kumva urimo kumubeshya avuga ati sha urimo kubaratuza ubu no kuvuga ngo kubaratuza no kubeshya nk'abaratuza ukabeshya imbaga abaturage n'umuryango mpuzamahanga bazabimugira inkuru bati uratubaratuje karabaye bibaze abantu bagira isoni. Ingabo zicaye hamwe abajenero kuri case nk'iriye sha ntimugaragaze professionalisme mugahita muhera kuyoroshye abaturage wabifatira bakumva y'amashanyarazi mudahereye kwikomeye iri impe technique et tactique cyane buri kimwe cyose ni kigaragaza urwego rw'igisirikare cyabo bariho. Ariko nabonye benshi baravuze bati ndayishimiye nawe ntiyari kuvuguruza uriya mugabo baratuza ati nabonye rwose bitekereza rwose atakabavuguruje baratuza kabisa ate akaba amushyize ku karubanda nza erega baratuza umanza roza no muri Gisfabe simbizi erega hirye banakurangiza kuriya kugira ngo uzavuke igifuti bavuga ati twari tuzi kuri umunyabwenge ariko uri fo uraho ngaho gusa bakanamusimbuza njya numva uvuga ngo ni Gisfabe buriya ndayishimiye nuko ajya gukoraho agashya buriya iriya incident yagomba guhita hindura n'ubuyobozi bw'ingabo ntabwo azi guprofita occasion ntabajyanama agira bagomba gucya yirukana prime niyo ngabo akirukana baratuza kandi akabigira impamvu declarewa akabigira itegeko teka oya biba bukeye bwaho kandi ukabishyiramo kubera impamvu hasi notable ntibashoboye kujera neza kandi bikakuzanira popularité ku baturage batuma ukuri igihugu ntajenjetse ntagize gute ngo yamuteze umutego yarayibuze uriya wo gutwika biri yahita umutegeramo akamwirukana izuba riva kambazi bashyana gute ukajya kuvuga amafuti ngo amashanyarazi ataba mwese mukaba mwagiye ariko nyine ntago bazi guprofita okazi buriya barayitwikanye yarabwa ati mwitwike ibibunda by'ababirigi birimo bihiremo ubwo no kuvuga ko nawe ari coupable habirimo nawe mu batwitsira nkambi ndayishimiye arimo ahubwo yibaza ukuntu bagiye kubeshya ibintu bitarimo uzi impamvu yatabamo abarafunze benshi muri abo bajenero none nta mpinduka yabaye ariko twavuze ko hari abantu bafunzwe oya ndavuga mu bajenero nanjye nongeyeho ngo abajenero urumva yego wafunga kaporari kubera biriya yes ndangiri bahita wikiza nabandi bose bakekaga nabo beshyirana mwese mukagenda nyine abantu bakavuga ati ariko bikiba ubwo no mateka ni nakuya kera ubuyobozi bw'ingabo bose kuko perezida akunda abaturage hese abohindura no butaha none buri ategereje yazaba kuburiramo ariko barabitwikanye niyo mpamvu bamubwira bati kutwirukanye kandi twarabitwikanye twaragiriye abarundi babivuga bageze hanze bati niba duha instruction ako byose si bimwe icyongereza igifaransa barabyibye buriya babyiba babirye na Chache Sekedi barabinkiba barangije batwikamo busa gusa ngo batwitse ibikoresho buri wabikongeje ahise yiruka cyangwa n'uri bari abakomeretse batatu b'abasirikare ariko nk'abari abakomeretse hari igihe iyo bagutumye kubitwika nka kuriya uvayo bakakurangiza kugira ngo game over kugira ngo utazatanga amakuru utazagira icyo uvuga buriya wasanga bayitwitse barabwishe niko abadede bakora kugira ngo nawe makuru nyine game birangiye utazajya gushyugumbwa gushomoka. Hari abantu bagira akazi kabisandire ukarangizwa kubera akazi bagutumye ni kabi pe kaba ari kabi rwose ariko bigenda ubanza koko nashonje pe abantu bakora imyuga mibi ni ukuri kose bagiye mparira koko ariko narabagesha bode mu kiganiro abantu benshi bavuga bati Neva ameze nk'umuntu ugize gute ufite
ikibazo byo muri CNDD aterwa na bariya bantuze bi bariya basirikare bi kuko nakurikiye nge urabizi ko ikintu cya mbere nyuramo cyane cyane ni ibitekerezo ariko nabonye abantu bavuga bati nta bitekerezo njyanyuramo nta n'ibyo nteze kuzanyuramo ibitekerezo uzampa inka mu bitekerezo ntayo nzacyura ariko ibitekerezo biguha intuzi biguha ubundi bwenge sinjya mbikubwira ngewe ntabwo bimpare ahubwo bukamara rwo nari mfite nabonye ati nefasha ko ari gutenguha n'aba ego aba basirikare bi ngiye kuzashinga kaminuza mu mwaka wa 1995 yigisha who is the president president ntago ajya abantu ngo bagize gute reka rwanizo ntambara ziki ahubwo perezida kwiga muri ako kajagari n'induruburi n'iki byose icyo yakora yagikora atarenze kujya gupfundikanya ntabwo nzigera mpindura iyo ntuzo babyita presidential executive order urumva PO ntabwo igirwaho impaka sibyo nta mpamvu yo perezida kujya gupfundikanya arisegura kuri ndese ari manda nushaka ntuzamutore azabiyobora byose uko abonye yabikora nka Chisekedi yabikora nkandi atorwe none zira uko wamaze kugera kuri rwego gusa buri inginga nde none zira ntwara zazikura he azihandeze aziha abagabo bababera ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza